so rero reka ngo njyewe ngo ariko ngo ibyo bintu ngo mwihaye byo kujya kogesha imodoka ngo buri gihe ntabiki nirengagije ngo avuga ko nciye mu cyondo mukanya umva we ngo nihagira umuntu mbona kandi se shaka koza imodoka nangaye ngo nihagira umuntu sanga hari aho bayogereza 5 wenda baguhenda bakaguca 20 abana yanze kujya kogesha imodoka nk'amezi nkanga umwaka wenda gushira akajya avuga ngo yango ni umuntu nancaho ngo namuga atewe ngo hano hepfari hari icyondo ngo niho nciye reka mwibutse yuko iyo urupfu ruje ntago rwo ruteguza rwo ntago rukubwira ngo uzategura isuti rwo ntago rukubwira ngo uzagenda ukore gutya na gutya rwo nta kintu na kimwe rukubwira ariko hari ikintu urupfu rutubwira icyambere ijwi ry'urupfu ni ukwitwararika iyo niyo nama urupfu ruduhereza ufashe nk'umuryango urumva niba turi muri sama ufashe umuryango muratembereye wenda mutuye muri Kigali mugiye ku Gisenyi mukoreshe wenda nk'ibihumbi 700 urugero ugasanga umuntu aravuze ngo ariko buriya biriya bihumbi 700 ngo iyo bajya mu rugo ngo niba ari ibyo bari kugura ngo bakabirira mu rugo ngo niba bari gukoresha 70 hagasigara 330 kuri kuyasigaza ubundi nayawe wamugane ari ibyo rero waburi wa muturage uvuga ngo ngewe aho kuya mufata umwana wanjye mujyane mu ishuri ryiza aziga ahantu runaka sinshaka kuvuga ibigo hano kuri makeya ngo nubundi ngo nawe ngazishakirije ngo nanjye narishakishirije ngo narakoze okay noneho wa mubyeyi tumushyigikira ajye kurya ibihumbi 800 umwana amwirukane mu ishuri umubyeyi aba afite ikibazo reka rero ngo ako we ari umuntu utajya utaha aho maze ari umuntu ujya winjira niyo waba wagiye mu kindi gihugu ari umuntu winjira muri salo runaka n'imodoka wa isigaranze ariko mwaje mubari noneho ikintu kinarenzeho first of all yubanza urebe n'ubuntu uvuga ngo indege irahenze imodoka irahenze bya bintu byose bidushyira kuri pressure tubisigahe none ikintu gisekeje ni ukuntu tubirusha agaciro ikintu urusha agaciro kikagutera pressure Yes abakunzi ba Refam Media turabasuhuje tugira tuti mugire amahoro Agnes turabasuhuje tubifurije amahoro turabasuhuje tubifurije amahoro yes ariko mu majyaruguru bagira indamukanye ivuga ngo mugire amahoro bavuga mugire cyangwa mugire amahoro bagasubiza ngo ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge amashingo kaci hejuru agakomerwa hejuru ibyo bintu nabyumvise ariko nagari mu majyaruguru gusa nyine ubu byasakaye byatangire mu majyaruguru ariko ubu byasakaye igihugu cyose ubwo amajyaruguru y'u Rwanda turayashimiye cyane yazanye indamukanyo nziza cyane none se reka nkubaze waraye mwaraye bande mwebwe mu byubahiro byanyu akuze umuntu witwa billionaire ibifaranga byinshi reka nkubaze ubu ngubu muri uyu mwaka ndumva tugeze mu mezi nk'atandatu gutyo asatira 7 cya kabiri cy'umwaka muri hahiye buretse gato utararenga aho ngaho ubu ngubu tugeze mu gihe cya sama ubu ibintu bimeze neza amafaranga yarabwiye abantu barasevinze abantu bari gukora ubukwe mugisha mu kanya yavuze ngo namakwe nta makwe abaho habaho ubukwe ni ukuvuga ngo abantu bagiye gukora ubukwe abantu bagiye gukora ama bridal shower ariko ubundi bridal shower mu Kinyarwanda ni iki nago mbizi aho yagerageza cyane guru umushawa twebwe tugira guru umushawa ni kuvuga ubwo nyine ni ibijyanye n'iki ni ibijyanye n'abahungu nyine ubwo abakobwa ni bridal shower grumuse nyine tubusobanurira ubwo nyine abahungu ni igihe bagenda umusore wenda azakora ubukwe hanyuma abandi bakamushyira hagati cyane cyane nk'abashatse ako bagatumina n'abandi basore bakeya noneho bakajya bamubwira uburyo azitwara mu rugo azaba afite cyangwa se azaba yubatse ako yo ntabwo ikunda kubaho bridal shower nimwe muba mwahiye cyane ko ibirori byanyu nabonye ase we muri bridal shower reka nkubwire bakunzi ba Refam Media bridal shower ndayikunda mbona biba ari sawa ako amafaranga murayarya mukayamara none se ibirori mukora biba birimo ibiryo birimo kunywa mwana dekoye ugasanga hagiye nka miliyoni yose kubera ko mwagiye gukora bridal ari amafaranga mujye muyahuriya mugeni
hamase mujya ahantu horoheje mukatera iva kambika impeta ibyo byo ni ikirori none se muje kungira inama mubanje kurya no kunywa ese hari inama hari impeta hari umwana wavutse hari ubukwe hari byose ni ibirori ari amafaranga mujye muyahuriya mugeni oya umugeni rero ugasanga wenda mwakoteje wenda miliyoni 15 ikirori mukagiteguramo 5 mukamuha 10 ubwo size 5 muzi mwongeye basi mujye hari abantu ubona bakora brush bagakorera amafaranga yose baranayarenze uziko hari ahantu nigeze kubona bakoze akariste ka bridal shower sinzi ukuntu nakaguyeho nubwo ndi umugabo nkabona harimo umuntu witanze miliyoni 3 ubwo ni umugore wawe oya ariko mbabwire 3 arazitanga rwose abandi 500 oya yarazitanze pe yarazitanze 3 ntabwo ari amafaranga menshi rega umuntu ukunda ntabwo wabura icyo umuha urumva rero ushobora gusanga nko kuri liste hariho miliyoni 15 uziko harimo n'ikibanza we cy'amafaranga make yo 15 ni make Nkurikiranye n'umucyaku nkunita billionaire ahubwo dore ba billionaire dore ngaba turi kumwe n'ukuri kw'Imana ubwo miliyoni 15 ubonye ari akantu gake ese 15 urumva niyo umuntu azakora ubukwe wenda burimo miliyoni 20 ayo ni amafaranga make cyane reka ahubwo ndebe niba hari umuntu nahamagara akaduhereza ziriya miliyoni zose sibyo uravugisha ukuri uyo telefone ukuyemo yisubizemo naringiye guhamagara umuntu agahita yaduhada okay ni ukuvuga ngo nge so rero twari tubikomoresha ahantu waruvuze ko abantu bagiye gukora ubukwe igihe cya sama igihe cy'izuba iki muri rusange usanga habamo ibirori bitandukanye muri sama habamo kujya ku mazi habamo gusohoka cyane habamo gutera ivi habamo hajya kugira ute ubukwe habamo ariko habamo na za anniversaire nyinshi oya anniversaire urumva muzuba kuko abantu baboneka kandi gabanya anniversaire kuko abantu baboneka kuvuka ni kimwe harya buriya nk'abantu nk'umuntu wasamye mu kwezi kwa 7 no kwa 8 ubwo abyara oya ni mu kwa 4 gutyo cyane nago habamo ibyo bintu byo wenda anniversaire ho nago ari ikintu bavuga ngo cyabayeho cyane kuko nubundi umuntu ijya abantu bavukiraho kiba gitandukanye nago ari ikintu umuntu agena ahubwo noneho habamo ibintu bita ngo babyita ngo kira na amapara atandukanye nago wamenya ubu hari n'abantu abamo ibirori byinshi muri rusange kuko haba hari umucyo mwinshi rero no kuvuga iki amafaranga y'abantu pe nayawe hase mbere ko basevingiraga iminsi mikuru wabayeho rwose none harabura iminsi ngahe harabura 6 months kandi ayo mezi abura ni make cyane ni make kuko urumva niba hari umuntu urimo kwitegura ubwo mu kwa 8 ubundi hari uri mu kwa 10 abandi ni mu kwa 10 bari kubona nta gihe afite noneho tuvane naho ngaho abantu igihe cyose umuntu afite ibirori bimwegereje imbere kandi abona agomba kwitangamo kandi yumva ko yakore guhera mu kwa mbere urumva mu kwa mbere abantu haba hari ibihe bitari byiza abantu abanyeshuri hari n'abanyeshuri bajya basubira ku ishuri haba harimo n'iminsi mikuru ivuyemo amafaranga yashize mana yanjye budget y'umwaka mu kwa mbere byo ntago biba byoroshye mu kwa mbere barimo iyo budget nyinshi cyane haba harimo kuvuga ngo umwaka uzagenda gute haba harimo bona niba yarangiye ibintu byakomeye abantu baba bavuye mu mahangova ibi nari ibibazo urumva ase bundi ngende kankubaze icyo nashaka kuvuga abantu ibirori ibyo biratureba ikintu cya mbere kuba abantu bakenjoyinga sinzi niba mvana tubitaramyeho sibyo kuko niba ngiye umuntu ashaka kubona amafaranga y'akayenjoyinga akayarya kuki twumva dushaka kugira ngo areke kuyarya urumva hari ibintu hari igihe umuntu akureba yabona wenda wubatse inzu nziza akavuga ngo ase kubera iki witonze nditonze kugira ngo turimo turavuga ibintu bikomeye yabona wubatse inzu nziza ukayiha amadesign ukayikora neza yarangiza akavuga ngo ari kuriya muntu araye ngo buriya ari amafaranga yarayiki yabona wenda uguze imodoka nziza wakoze wenda nk'ibirori nk'ibyo twavugaga ufashe nk'umuryango urumva niba turi muri sama ufashe umuryango muratembereye wenda mutuye muri Kigali mugiye ku Gisenyi mukoreshe wenda nk'ibihumbi 700 urugero ugasanga umuntu aravuze ngo ariko buriya biriya bihumbi 700 ngo iyo bajya mu rugo ngo niba ari ibyo bari kugura ngo bakabirira mu rugo ngo niba bari gukoresha 70 hagasigara 330 kuri kuyasigaza ubundi nayawe wamugane
ikindi kintu nshaka kandi uwo muntu kwishima kwe nuko yasohokanye n'umuryango bakava muri Kigali bakajya hehe mu ntara, kandi ibyo bintu byagombaga gutwara ayo mafaranga, kandi kwishima nta kintu wabigura pe. ikindi kintu ngewe ndimo gutekereza erega reka nkubwire ikintu gihari, ayo mafaranga hari ukuntu umuntu avuze ubundi akeza karigura. Ikindi amafaranga buri umuntu uhaguruka we n'umuryango akabyumvikanaho n'umugore n'umugabo bagahaguruka bakava ahantu ngo baragiye, ibyo ngibyo baba bafite ukuntu bapanze ibintu bijyanye n'umuryango wabo. None ugasanga hari umuntu uhora abaye mu buzima bwo gusharirirwa n'ubuzima nyine bubabaye cyane kandi afite n'ubushobozi avatewe ntawamenye ejo habyara hadahatse, ni ukuzigamira ejo hazaza. None se reka nkubaze bareke kuzigama se niba ashaka babireke, ariko reka nkubwire Billionaire, njyewe nabuze amafaranga nshaka kujya kwishima, wowe uyafite naza nkayakuguza njye nkajya kwishima tu, nashaka nkazakwambura kwa kundi twaganiriye ubushize. Ni ukuvuga ngo iyo ubona umuntu adakoresha ibyo afite mu buryo akwiriye kubikoresha, we wagenda ukamufasha kubikoresha. Hama rero reka nkubwire ikintu ugomba kumenya, mu magambo make nayo nshatse kuvuga ko kuba abantu bakishima, kuba abantu bakora ibirori, kuba hari ibintu byabaho, ni ibintu byiza kandi bikwiriye. Reka rero ngiye nkubwire ahantu ndi butandukaniye nawe wa mugabo, ngiye banza nsobanura umbwire ukuntu muri uku kwezi utuvugana hari abantu bakoze ubukwe mu kwezi kwa gatandatu, hari abantu bagiye gukora ubukwe mu kwezi kwa gatandatu, harya bya bintu bya buri mwaka babyita ngo iki giki. Nakoze ubukwe mu kwa gatandatu, mu kwa gatandatu ku mwaka utanze nzaba nakoze iki? Isabukuru y'urushako. Ntabwo ujya ubibona? Ndagira ngo nkubwire ngo babireke se? Oya, ntabwo bakwiriye kubireka. Ngo babyita ngo iki mu Cyongereza? Wedding day. Oya. Uriza kumbeshya. Hari ukuntu bajya babiva muri bari anniversary wati. Ntabwo ujya ubibona babishyize ku masitati? Jya mbibona. Nise wabibabwiye mu Cyongereza kubizi. Suko nguko se babivuga. Nese uwo munsi wari ubukwe koko? Ego ko. Anniversary iba yabaye ubukwe? Ego. Yemwereka nta. Ako njyamo nari nababihina bakandika ni ha na wa na a. Happy wedding anniversary. Sibyo? Okay. Murakoze. Noneho ibyo bintu sinzi niba nabyo ukuntu babivuga, ubwo abantu babizi bazo kutwandikira muri comment. Ariko muri make twashaka ako bamwe bagiye babihindura ngo ntibakabyizize buri mwaka, ngo bajye babikora ngo nyuma y'imyaka 5. Uko nyina giye mwaka baba barabanye bakubitana ingumi. Oya hari nta mpamvu yo kwizihiza ibyo bintu. Ibyo ngibyo no kuvuga ngo mu myaka 5 ubundi sitayigejeje. Kuki utegereza 5 ukoze muri umwe bigutwaye? Nese muri umwe utahageje. No muri 5 ukazabikora. Ushaka na buri munsi wajye uyikora rero. Ubundi se bitwaye. Umunsi ubyutse kuva ati ko mbyutse ndi muzima wahora anniversary. Kibazi ibirori abantu babigize intambara, nta bantu bashaka gukora ibirori ku bushobozi bwabo. Ngiye reka abantu nk'abantu bashaka kwimanika. Ikintu ngiye nshaka kukubwira ni ikintu kimwe. Ubu koko twishinga abantu nako tunezerereza tubwira abantu duciye Kibungo. No, tuciye na hafi reka tureke guca Kibungo. Twebwe tuvuge ngo abantu mugende mukore, abantu bagiye gukora ubukwe pe. Ubu niba tuvuze ngo ni sama, kuko sama ikunda kubera by'umwihariko twibanze ku bukwe, n'ibindi birori bijye bitandukanye. Umwana yakoze yaragardiwe atinze mu gihe cyashize, ntabwo yabonye uko akora ibirori, abizanye muri uku kwezi. Agiye kugwardiwe kiga kubera nyine icyo gihe ntabwo yari afite ubushobozi. Iki gihe abantu barabitse amafaranga. Yaba bariteguye. None uzasanga mu muryango hari umuryango uri gutegura ubukwe, ariko uwo muryango ukeneye abantu bari gutegura anniversary. Abantu ugasanga araza gutegura ibyo n'ahandi bari gutegura ubukwe, ari gutanga amafaranga menshi just kugira ngo ibirori bikunde. None nawe urahagaze aho ngaho uravuze ngo abantu ngo bose ngo urabemereye ngo bagende bakora ibirori ngo uko bashatse, ngo 700 babitsinde ngo ku Gisenyi kabisa. Mbabwira impamvu ngo wumva uhagaze kuri ibyo bintu. Ngiye dore impamvu mbihagaze. Ngewe ngomba kurya utwanjye nkiriho. Kandi ejo hashize hanjye ndahazi, n'uyu munsi hanjye ndahazi, ariko ejo hazaza hanjye simpazi. Niyo mpamvu rero ngewe nshaka kohereza abantu muri iyi sama bakajya kurya ibyabo bakoreye, bakabirya bagahaga bakishima, bamara kwishima ubundi bagashaka n'imbaraga zo kujya gukorera ibindi bishyashya. None reka nkubaze, uri umunyarwanda? Yego. Uri umuturage? Cyane umuturage ukunda igihugu. Utuye mu Rwanda? Cyane. Mbwira national motto y'igihugu cyacu. Harya ni ibiki?
cayimbwira ni ibiki harya ibyandi biba mu kirangantego harya cy'igihugu habamo ubukire yewe wanyibwiriye ko uyizi uzi ibyo ngiye kukubaza mbwira habamo n'ubumwe harya ntago mbyibuka byose ubumwe umurimo gukunda igihugu kandi ngura umunyarwanda erega impamvu mereye aho ngaho abantu bari kwitubira ngo ntabwo umunyarwanda umuntu ejo bundi muri Genesis Comedy oya wigira winjije udatuma nibagirwa mugi izi mikoro urazifunga okay ngaho komeza ariko uze kunyibutsa nkubwire shavuze ako kantu nibuka umuntu ejo bundi ubumwe umurimo gukunda igihugu gukunda igihugu ni ukurya ibyawe ntawe uguhagaze hejuru ubwo se kuba umutabuvuze ukataruka ukaza iby'inyuma ubumwe ni uko abantu basangira urakoze umurimo ni ugukora urakoze cyane hanyuma ndabyibuka ndi umwana mutoya njyewe nakuze muri njyewe iwacu bavuga ngo vision 2020 ubu yararangiye harya niba yes ubu ngo bavuga vision 2050 urakoze ariko hari na 2030 ibyo nta kintu bitwaye none umuntu ubivuga ninjije oya none se aburetse gato his excellence ajya akunda kutubwira ngo mu buzima uzakunda igihugu kurusha ibindi bintu byose kabiri akakubwira ngo gukunda igihugu nta kindi ni ukwitanga kuko dufite amateka mabi tukavuga ngo ayo mateka ntabwo tuzayasenya ariko tuzabasha kuyavamo gute ni ukubasha kumenya ubwenge bwo gukoresha neza ibyo dufite uyu munsi tugapanga igihe tukavanga iki gihe tutitaye ko dushobora kuhagera ariko tukagira ibyo tugira ute dupangira nk'ubu ngubu yapangiye 2020 ntabwo twari tuzi ko hazaba corona yaraje atuyimbagura twese n'imipango bari bafite ribera simbizi ariko cyo nzi cyo nyine corona yabaye ku isi yose bituma icyo kintu kigira ute ibyo twari dufitemo nyine ibitekerezo tuvanganga bizaba bimeze gutya byaratugoye nta wamenye icyo 30 tuzaniye nta n'uwamenye icyo 50 tubikiye bisobanuye iki rero ntabwo muri ubu buzima mushyigikiye mu ijambo uvuze ngo ntabwo ngo nzi iminsi ngo namaze ariko ntabwo nzi isigaye ari ibyo rero waba uri wa muturage uvuga ngo ngewe aho kugira ngo mfate umwana wanjye mujyane mu ishuri ryiza aziga ahantu runaka sinshaka kuvuga ibigo hano kuri makeya ngo n'ubundi ngo nawe ngazishakirije ngo nanjye narishakishirije ngo narakoze okay noneho wa mubyeyi tumushyigikire ajye kurya 800 umwana amwirukane mu ishuri umubyeyi aba afite ikibazo kandi se uri kubabwira ngo bagende ndikumva nshaka kwisubiraho ariko kugira ngo umuntu w'umugabo atsindwe biragoye oya isubireho none se reka mwerekeza aha uzi ko hari abantu barya cyangwa se bagakoresha umutungo wabo n'uwabo ntago tuwufiteho uruhare yego ugasanga umuntu arakoresha umutungo we nkaho donko afite uwo bari gusiganwa kugira ngo awumare ugasanga aravuga ngo n'ubundi niyo napfa byose mbirangije nta n'ikintu nsigaje akumva ko ntacyo byaba bimutwaye akibagirwa yuko hari abamukomotseho erega n'igihugu by the way kuko wavuze gukunda igihugu ntago wagikunda udashaka kuzagisiga neza ugasanga babandi bajya bavuga ngo ikiraro gicitse yambutse uzi ko hari abantu bambukaga ikiraro yamara kwambuka agasiga giciye abandi se bazambuka gute ntago bikunda rero nisubiyeho ntago bikwiriye yuko umuntu yagakwiriye kuba wenda turi mu bihe byiza byasama mu gihe cy'umucyo usange harimo gukora bya birori ariko ugasanga hajemo no gusiga icyuho ni ukuvuga ngo ni uguspending ibintu byinshi kugira ngo ugaragare mu buryo runaka cyangwa se wemeza abantu reka nkubwire wabaye uburyo bwawe n'ubuzima bwawe wikemeza abantu hano kuba wafata ubukwe ukabohereza miliyoni 50 kugira ngo wemeze abanyarwanda tuvugishe ukuri harya kukwemeza abantu niyo byakwandikwa bizakwishyura ngahe biragoye hari umuvandimwe yari afite ubukwe afite budget ya miliyoni 15 z'ubukwe twe turimo tuganira agira amahirwe bamutwere byose afasha yari afite no kumutwerera birenga 15 ahita azamura ibyo yagombaga gukora kuko amafaranga yagize gute yabonetse kandi imbere budgeting yari miliyoni 15 none kuko zazamutse ahita azamura ngo reka twongeremo naka ngo twongeremo naka kubera ko dushyiremo na za modoka zigenda mu kirere hagenda hiyongeramo utundi ngo reka ngo tukoreshe n'imyenda ngo ngwiriho ngo amasasu hakagira n'ibintu agenda ahindura nyine kubera ko amafaranga kugira ngo nyine agaragare nk'umuntu rero nibyo byiza mu gihe hari abandi niba yarapanze kuri 15 avuga ati ngize amahirwe hakagabanuka zikaba nka 12 hagasigara 3 byaba ari sawa erega ubukwe ni kimwe ariko urugo n'urundi
twashimira umuntu ubasha gutekereza ibyo babyita imitekerereze myiza. Yego, kubera yuko buriya reka nkwereke, hari ibintu bitatu: hari ugutekereza, hari ugutekereza byagutse, hari no gutekereza neza. Buriya kugira ngo utekereze byagutse watekereza neza. Kuko hari umuntu uvuga ngo ngiye ngo ndatekereza ngo byagutse, wagutse uvana y'iki? Hari umuntu ugenda akagerayo kuri agapfirayo cyangwa se warabiva, ariko neza nta muntu watekereza neza ataguye ibitekerezo bibaho. Niyo mpamvu rero umuntu ubasha gutekereza gutyo akavuga ngo ngewe ngize n'amahirwe nkabona ibyo nkeneye biri kunsabaya, kandi ukabona ibyo ntabwo tuvuze ngo abantu bagende bakora ibintu bibi, bakora ibintu byiza pe, ariko wigira competition mu mutima wawe ngo uve ngo hari umusore ngo hari umuntu wambwiye ngo sinjashaka. Abantu bari kuri pressure. Hari umuntu wambwiye ngo sinzakora ubukwe, hari umuntu wambwiye ngo iwacu ngo nta birori bizataha, hari umuntu wavuze noneho ngiye kubemeza. Niba uri n'umusore ugasiga uguzishije moto yawe ukagurisha utubanza two mu cyaro ukagira ute iwanyu ukabagora, iwanyu wenda tuve mu cyaro tugiye mu bakiri, papa bafite business urabizi ko bigoranye ko yambutsa ziranuza mu nyanja. Wowe ati reka data n'umukire yarakoze kabisa ntabwo uzi ibyo ari kurwana nabyo, wowe uri kuza umuturaho ibintu kubera ko uri umwana wa boss. Ariko reka nkubwire nawe uzaba boss mu minsi iri imbere. Beta urabanza kuvuga ngo reka negure ubuzima bwanjye. Niyo mpamvu nari nangiye mvuga biriya bintu byo kuvuga ngo ko abayobozi bacu bavuze ngo reka dutegure gutya, muri bo ntago bari bazi ko ari habaza, kandi kugeza kuri uyu munsi hariho abantu bicaye bagategurira bije mu bayobozi uyu munsi batakiriho cyane rwose, batakiriho rwose bitangiye, kandi turacyayigenderaho. Yagiye ifasha igihugu, hari byinshi byagiye bikoreka ndetse bimwe biranarenga kubera plan igihe kirekire. Wivuga rero ngo ndakora ngo uzapfa ejo, ngo nako uzapfa ngo nuri bupfe mu kanya, cyangwa ngo ibyo nago bindeba. Ikindi wenda tuve kuri ibyo, no mu gihugu abayobozi bagifata baravuga ngo nubwo napfa ariko nibura hagasigara abantu barwana, hari ikintu bazageraho igihugu kikongera kikagira amahoro. Umuntu akemera akitanga akavuga ngo wowe nanjye ubuzima twongere tububone, igihugu kibe gifite umutekano kugeza kuri uyu munsi. Aba yiyanze rero ntago aba yikunze ku buryo yakumva ko si hariho abantu bagiye bafata igihugu, hari abana b'abakire bafite amafaranga babayibonera, banakurirwa baza bari ku rusasu n'ibintu by'imihari ya danje, ariko baravuga ngo twebwe biragenda gutya na gutya. Bisobanuye iki rero? Mu buzima bwose nubwo ari muri sama, nubwo amafaranga hari, nubwo ibikorwa byose bihari, ariko ugomba kwibaza ukavuga ngo ejo nubwo waba uri umukobwa udafite umwana, ariko uravuga ngo famiye yanjye nubwo yaba inakize, ariko uravuga ngo noneho nubwo naba nakiriho nawanga ijana murindi, nubwo naba ntakiriho ubwo ubushobozi bwanjye bwakiteranya ku by'iwacu ba nyogosenge n'abandi bose, ubuzima bwabo bukakomeza bukagenda neza, n'igihugu muri rusange. Kuko hari igihe usanga ufite nk'imishinga runaka hari abantu bafashaga, iyo ufite ubuzima wagiye wubaka ejo bifasha abandi bantu, birafasha kabisa. Hahandi usanga wenda nk'umuryango wagize ibyago ugasanga barimo barateranya amafaranga, habuze n'umuntu ugura ururabo rumwe rwonyine, kandi uwo muntu yari afite ubushobozi, ariko ugasanga isanduka yabuze, ugasanga aho kujya kumushyingura ni ibibazo, noneho ugasanga umuryango usigaye mu kaga kubera ko hatabayeho icyo twakita gucunga neza wa mutungo, kandi habayeho gukoresha wa mutungo mu bintu byiza. Ntabwo twavuga ko ari bibi, ariko byarenze urugero. Reka mbagire inama abanyarwandakazi, nk'uko mu buzima bwawe iyo umaze gukura wita ku minsi yawe y'ibirori, ukita ku munsi wawe w'ubukwe wo gushyingirwa. Hari abadakora ubukwe baba bashaka gukora koco, ukita ku gihe uzaba urongoye umugore uvuga ati uyu munsi tuvugana ubaye umugore wanjye nubwo tudakoze ibi n'ibi. Abakora imirenge mukita kuri kiriya gihe, ukambara neza, ugatumira abantu. Reka mwibutse yuko iyo urupfu ruje ntabwo rwo ruteguza, rwo ntabwo rukubwira ngo uzategure isuti, rwo ntabwo rukubwira ngo uzagenda ukore gutya na gutya, rwo nta kintu na kimwe rukubwira. Ariko hari ikintu urupfu rutubwira. Icya mbere, ijwi ry'urupfu ni ukwitwararika. Iyo niyo nama urupfu ruduhereza. Icya mbere ni ukwitwararika. Kwitwararika ntabwo ari ugukora cyane, nta nubwo ari ukugira ute. Kwitwararika ni ugushishoza. Rero umuntu wese ushishoza mu buzima abasha kuba atekereza ko ejo n'ejo bundi ashobora kutazaba hari. Noneho kwitwararika kwawe rero uravuga ngo nindamuka nkoze gutya igihe nzaba nahari, nindamuka mvuze gutya igihe nzaba nahari. Uzareba abantu bose bavuye muri ubu buzima bavuze nabi,
ntabwo bitwararika shaka bisa ni ikibazo cyari gikomeye rero ijwi ry'urupfu ritubwira kwitwararika kandi ni umunsi umuntu akwiriye gutegura kiriho umuntu awutegura gute rero ni uburyo ushobora kwicara wowe ukavuga ngo ndamutse ntakiriho kubera iki ngomba gushyingurwa nk'imbwa kuki ngomba kuriza amarira agahinda abantu yuko ntabwo nyiriho bagasigarana agahinda siniriho n'agahinda ko kurira gutyo ariko noneho bagize n'agahinda ko kubura uko bagushyingura ngenda baza abantu benshi noneho hari n'umuntu ujya uvuga mbere yo gupfa hari abantu bajya babimenya akavuga ngo ninjya gupfa muzankorere gutya njye hari abantu tuziranye bagiye bakora ibyo bintu ugasanga umuntu yari umukire ariko baramujyanye bamushyingura ahantu samuwe kuko yarabivuze kandi ibyo bintu yarabiteguye ntabwo mvuze ngo dutegurire umunsi wacu wa nyuma ariko ni ingenzi reka mwibutse ko umunsi wa nyuma umunsi w'ingenzi tugira mu buzima ni umunsi tuva mu buzima kuko uwo munsi wo kuva mu buzima niwo munsi abantu nyine ibikorwa byawe ngo imigambi yacu yose birangiye rero iyo irangiye irangirana no kwifuza kwacu noneho ikintu gisigara kivuga ni ibikorwa ni ibikorwa bya bindi wakoze neza noneho ibibazo uramutse wicaye aho ngaho wowe gusa wakoze ibikorwa byo gusipendinga umubiri wawe uri ahantu runaka abantu bari kuriraho agahinda ko kuba bakuze agahinda ko kuba babuze uko babigenza agahinda ko kuba ariko rero ngiye nkavuga ngo wagerageza mu buzima bwose dukora tujye twibuka yuko ubuzima tuba turiho uyu munsi ntabwo aribwo tugomba kuba turi mejo niba uriho nonaha neza gerageza urinde icyo kintu uzakomeze unabeho neza mu minsi iri imbere utumye niyumva nungutse igitekerezo sinzi wenda niba hari ababikora ariko nekereza ko byagakwiriye uko nzigama ko abana banjye baziga neza uko nzigama ko hari ibizakorwa neza nk'umuryango ubwo ndavuga wenda nk'abantu bafite imiryango birakwiriye yuko wenda ntihabaho ubwizigame buzwi ariko birakwiriye yuko wenda abantu bagakwiriye kwicarana bakanashyiraho niba ndaza kubyita saving cyangwa se bagashyiraho uburyo bushobora kuba ingoboka mu gihe habaye ibyago kuko bitabaye ibyo twazasanga turi gukora nk'abantu bumva yuko hazahoraho ibyiza ugasanga wenda nk'umuryango why not mutaba mufite wenda agasevingi kadakorwaho wenda k'amafaranga runaka kavuga ngo ese umuntu arwaye mbere yuko njya kwitabaza abandi nakora iki agize impanuka icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane agize impanuka arwaye nijoro ararembye ushobora kuba uri muri minsi ayo mafaranga akaba ari amafaranga y'ingoboka y'igihe ugize ibyago runaka mu rugo no muri banki hari banki imwe nzi basigaye barabishyizeho umuntu wagize ibyago hari amafaranga bagenda bakata ku muntu ku buryo kuko umuntu wagize ibyago kuko bitungurana akenera ibintu byinshi kandi atari bubonere ubushobozi kandi ikindi umuntu wagize ibyago ibyo bintu biba bigomba gukorwa kandi mbibutse mwibuke neza ko mwabantu turimo gutera imbere turi gutera imbere kandi hari hahandi umuntu azajya apfira no mu rugo akabanza akajya kwa muganga muri mu rugo niba yishyura ukuntu biba bimeze biba birenze barishyura ngomba mbwiza ukuri umuntu wawe ubuse ntabwo byakunda ategeye kwa muganga so rero nshuti bakunze ba RFM Media ntabwo ari ukugira ngo wenda tubuze abantu bakora ibirori kubikora abantu wenda bishimisha kugira ngo be kwishimisha cyane ko turi mu bihe byiza byo kugira umunezero no kuruhuka biba bikenewe no kwishima biba bikenewe cyane ko tuba twishimira wenda amezi ashize yo ku mwaka kugira ngo abantu bongere bamere neza ariko twishime tunateganya yuko hari igihe nanone bwa buzima buzakomeza noneho ejo bundi nagiye kuri moto ariko rero abamotari reka banze mbagire gutya abamotari bayabawe ibyo hari igore tegeze kuvuga ngo abamotari ni beza umumotari yangiriye inama arabaza ateye mukobwa ariko muraziranye simuzi ariko nari ndi kuri moto muteze sigaranya akanimero ke kareka sinayisigaranye uko ntabwo wabivamo bose bagira ibitekerezo byiza none arambwira ati ye muka turaho ati ndaho ati se ati uri umukobwa cyangwa uri umugore ako mwaka byarame ubu nakoreka mbyihorera ati ndamugani rwose bimeze uko arambwira ati rero reka nkubwire ati abakobwa cyangwa abasore buri abantu baransetsa cyane muri nosi ati ngewe ndi umugabo mfite abana 3 n'umugore ariko nakubeshye ngira amapantaro 3 nkagira amashati 2 n'umupira umwe n'amakoti 2 uri kubyumva kandi ngira inkweto 2 ko afite byinshi ra urumva mfite amapantaro 3 amashati 2 umupira umwe amakoti 2
inkweto ebyiri. Ibyo bintu ntabwo byaba ari byinshi ku muntu. Arambwira ngo ikimotari kimazemo imyaka 18 akoramo. Ndamuzi se mota oya nawe. None se ubwo mbwira ukuntu ushaka kugira inkweto ebyiri ufite amakoti abiri. Urabona amotari ukuntu bagenda mu mvura. Hari igihe ashaka kunyagirwa. Akavuga ati nce mu rugo mpindure nambare gutya. Wenda ryarindi ntago rihise rimeswa ngo ritaryuma. Nyine nkibaza ibintu byinshi. Arambwira ati wa mukobwa nyitegereza ikote ryanjye riba afite motisa neza. Kandi abamotari namwe mujye mugira n'isuku. Nukuri kw'Imana afite motisa neza. Arasa neza arahumura. Umumotari namwe ati arambwira ati ibyo bintu ntago mbikubwiye nk'umuntu uri kwiyemera ariko impamvu mbikubwiye. Niba mfite abana batatu nkaba mfite umugore wanjye tu hano muri Kigali dukodesha nkaba nunze moto umugore wanjye namushakira utuntu two gukora mu isoko ngo mushakira umudara arambwira ati ikintu dushaka no kugira ngo dutere imbere twese turimo gukora nk'abantu bose bipfira mu mutwe ngese ngo ubundi kamubaze kuba mfite inkweto ebyiri bintwaye iki iya gatatu nayongeraho kugira ngo bigende bite urumva arambwira ati nk'urugero abagore mwebwe ureba agakanzu kantu kose urumva ufite amakanzu 4 5 10 mu rugo wabona kandi gakanzu reka nkubaze utongeye iyo yindi ubonye ukaguma kwambara yandi just ukagira isuku byagutwara iki nk'ubu ngubu ngiye inkweto yanjye buri nimugoroba ndataha umugore wanjye agahanagura iyindi nkayambara mbyutse mu gitondo nta muntu ujya ubasha kumenya ko ngira iyo myenda amapantaro nayo nshobora kwambara nk'icyumweru cyose ntari nanahindu naravangu ngiye kumeshesha ibindi bintu ati impamvu nshaka kukubwira ni iki ati reka nkubaze wa mukobwa bati yego niba ufite amapantaro 4 iyindi pantaro uri kumva urarekeye ntiyi kandi 4 ubwo wamara iminsi 8 yes uhindura 3 ni iminsi ngahe ubwo ni 7 wagira amajipo 2 ubwo ni ngahe ukongera ukazatangira kuri ya pantaro ya mbere ukongera arambaza bijyaba bigutwaye iki ikibazo cy'abantu muri inosi ntago bazi kunyurwa n'ibintu bafite ko numva sawa hano hakazi arambwira ati niba ufite tuvuge ufite inkweto ndende ebyiri ufite izifunze ebyiri ufite izifunguye ebyiri ari kugeza mu muhanda ubonye kandi gakweto karekara ati inkweto nkayigura ni iki kandi nazazinduka zigumana ariko ziko hari abantu bafite imyenda bashaka kumara umwaka batawambaye uwo mwenda ariko uhora kuri pressure ngo yagakote wabonye uhora kuri pressure yagapira wabonye impamvu abantu bagiye gupfa nabi muri no misi ako nanone dukwiye kubigura kugira ngo abacuruzi bunguke nyine kubigura uwo muntu nago ari sawa we oya nago abacuruzi ubundi bahombera he ubundi ni hari abantu batabifite ati bura reka nkwereke we yaravuze ati ibintu byo bacuruzi ngo by'imyenda niki ikintu we yashaka kumbwira ari kumbwira ati wowe guhora ufite iraha n'irari rya buri mwanya uciye ku kendo urakabonye uraguze management mbi uciye kuri iki ngiki uraguze uciye kuri iki ngiki uraguze hari umuntu wenda ufite ijipo ye itakimeze na bya bindi bitaratana agaciro yes wowe uvuye ku wa gatandatu kugura umwenda ku wa mbere uciye ahantu ubonye uwundi ubuza amahoro uraye udasinziriye ati nkamera kuri ibyo nabyo birimo byapaki nakubwiraga ngo muri no misi abantu bafite amafaranga nagera ku mazi asanzwe afite imyenda ajyana ku mazi afite penke 5 zo ku mazi ariko agezeyo kuko abahara tugiye gusubirayo uyu mwaka kandi iyo foto narayifotozanyije nambaye wa mwenda akumva ko kwiriye guhindura akongera agaposting ayibuvuza nakandi foto ndabyibuka ikindi wenda ntabwo yavuze ngo akwiriye guhindura ageze ku mazi exactly haba hari abantu barimo kwicururiza imyenda ku mazi yakubita amasate na kari iyo icyo kintu cyari kiri mu bintu bagomba pressure iyo ni pressure wagiye wimereye kwa kundi wari wimereye niba ari abantu musangira mugasangira niba ari iki ukareka ati ari kumbwira ati rero wa mukobwa we bimwe mu bintu bitumye nubaka kandi ntari umukire arambwira ati muri iyo myaka 18 maze mu nuza maze kugura ikibanza muri Kigali mbayeho muri iyo condition ikindi cya kabiri icyo kibanza naguze ndimo kucyubaka kandi mu miturire kandi ari smart kandi ndi umumotari abantu batanga n'imisoro neza yes ati ako najya kugura imyenda myinshi cyangwa se reka tubare nakora gaspillage azajya agera igihe cyo gusora byange usanga ari kurwana no guhunga polisi ati ngo mumotari kandi shaye ari kubikora neza ati hari udukweto tugezweho nyine abamotari bambara kabisa mu buryo washyira tundi tw'umweru tw'amata ngo washyiraho ku kirenge ngo kujya wumva ngo uri safe ariko ibyo ngo ngewe ni byiza ariko hari umunsi birihutirwa ntabwo byihutirwa mumwe mu bintu ukeneye agira ibyo ukeneye kurusha buriya bintu ntibyaba bipfira mu kuba abantu baba batarabanje kwicara cyangwa se umuntu ku giti cye wenda twe kuvuga abantu
ukicara ukamenya ibyo ukeneye ukaba ufite plan cyangwa se ingengo y'imari nk'umuntu kugira ngo umenye ngo hari ibyo nzakenera bizatwaraya noneho hakabaho wenda kudakora ibintu utateguye noneho wenda bya bindi bigutunguye bikaba biri mu bindi ariko nabyo bigomba kugira icyo twakita ikigero kuko bitabaye ibyo wajya ujya mu isoko hari umuntu wigeze kunsetsa ngo ajya mu isoko agiye kugura ibintu yagerayo akabona akeneye ibindi byinshi noneho yaba yajyanye amafaranga akavayo ibyo yashakaga yabiguze yongeyeho n'ibindi arayamara arongera araniguriza kuri telefone cyangwa kuri mokashi arongera aragura. Oh my god, umbara ukuntu ibintu biteye ariko icyo gihe ntago byaba ari sa. Reka nkubwire uzi se ngo reka nkwibira akabanga uzi ngo urumva nkawe uri umugabo ushaka kubishobora uzi ngo abantu byarabananiye kwicara bakora imari nako ingengo y'imari uzi ko reka mvuge 40% n'abantu babayeho muri ubwo buzima bicara akavuga ngo ngiye gusetinga ahubwo ikintu cyananiranye n'umutima ni competition umuntu aravuga ati narabyanditse ariko yewe nzangira nandika umwaka utaha nta kintu bimubwiye kuba yaranditse kuko natabikurikiza nturi mu muhane ntabyo uzi nta muntu muri make niwe mwami niwe kami niwe wiyobora niwe uzi ibyo agomba gukora arabata twanga hagene noneho yabona amaze kurenga 30 mu bintu yihara byose bigatabipfa akazatangira umwaka utaha ngo hari n'ugenda yarakeneye ikintu wenda k'ibihumbi 500 yakibura akavuga ati nubundi aya 400 nari mfite nubundi simbonye icyo nashaka nubundi kandi nayo sindi buyabike ryajana sinzaribona akabarigize gute umva agahita yijyanira n'abagengi be bakagenda nubundi bakigira mu birori bakayabyinirira akazasigara ari gushakana noneho yarakeneye 100 kugira ngo akore bya bindi ubwo naba amaze kuyarya 400 atangiye urugendo rwo kongera gushaka 500 ubwo cya gikorwa cyazakorwa ntago nyine niyo mpamvu ubona ngo abantu bafite ubundi tuba ikibazo tugira tuba muri competition kandi tubaho mu gahinda gakabije kandi twemereye imitima yacu kwakira buri kimwe cyose twagerageje tugafunga umva umuntu akubwiye nabi ntago bashije kubibika oya ubwo ambwiye ngo sinzakora iki nzagikora ku ngufu ubwo ambonye akabona ntakuriye kujya mu bandi ngomba kumwemeza nkazana n'ibintu bimeze gutya nkabikora umuntu aransuzugo yarambwiye ngo nzapfa ntaguze imodoka buretse ngere njyewe ndemera nake na credit ndemera nkore ikishoboka cyose n'ikibanza cyanjye ndakigurisha naho tuba ndahagurisha njye gukodesha ariko miliyoni bari bume 80 z'ahantu twari turi akagenda niba ari umugabo agakomveka umugore akamubwira ati rero madame hari inama nungutse yuko umuntu ufite imodoka igitanga ibiraka rero hano hantu turi tuhagurisha miliyoni 80 tuguremo imodoka ya miliyoni 50 dusigarane 30 niyo twaziriya nizahita zishira ya modoka izajya igenda iyagarura akaba aramunyunyitse amushutse yuko imodoka ari ya business akoragira ngo nawe atunga imodoka kuko bamubwiye ko atazapfa atunze iki imodoka ugira ngo ya modoka irayagarura ahubwo irapfa arayigongesha rero reka nkubwire bavuye basubiye mu bukode kandi bari bafite iki aho kubasha nibyo nakubwiraga ngo abantu nibyo bamotara ambwiraga ati wabaye uducyo ufite ukanyurwa ba wowe ube wowe nago yanze ko wambara neza nago bisha byanze ko ugura imodoka yigure ariko mu bintu wapanze mu gihe ubona ko mu mutima utari gukompetana runaka niba afite ibyo mutire nakwangira ukomeze ukoresha ubuzima busanzwe igihe uzabikore kuko n'ubundi reka hari uwagenze mu modoka hari uwagiye n'amaguru bose ntibapfuye buri wese kandi agera mu rugo buri wese icyambere buri wese agera mu rugo icya kabiri buri wese yitwa umuntu reka rero ngubwire ariko we hari umuntu utajya utaha hari umuntu ujya winjira niyo waba wagiye mu kindi gihugu hari umuntu winjira muri salo runaka n'imodoka isigara ariko mwajye mubari noneho ikintu kinarenzeho first of all yubanza urebe n'ubuntu uvuga ngo indege irahenze imodoka irahenze bya bintu byose bidushyira kuri pressure tubisigahe none ikintu gisekeje ni ukuntu tubirusha agaciro ikintu urusha agaciro kikagutera pressure wowe ukuntu urenze wibika mu nzu kuko ubuzi neza agaciro kawe akushaza utumye nibuka ibintu tubare twigarukire muri ba bantu bagiye gukora ibirori muri iyi sama
inshuti mukunzi wa RFM Media, uri umusore uri umukobwa muri gutegura ubukwe, muri kuri pressure yo kugira saro ya miliyoni 5 n'igice. Ubu nizo zigezweho. Eshanu n'iki n'igice. Hanyuma izo miliyoni 5 n'igice kuri iyo saro iri mu hehe? Iri muri saro. Kugira ngo abashyitsi nibaza bazavuga atayiba. Ese abo bashyitsi bazavaye? Ndashaka kugira ngo ntekereze. Ubu hari umuntu ufite gahunda yo kuzajya ziwanya akamara icyumweru. Wambabare nubwo atamara icyumweru kwinjira mu musi umwe. Ndashaka umbwira akantu kari mu gaciro k'ijambo riba ngo namara kubivuga worunguka iki. Ese ubu ntari ibintu babisekeje ngo umuntu ngo ntazayumirwe. Nyine narakumbwira namara kumirwa we birakumarira iki. Nibura ibaze niba yumiwe agahita bakubitira nka miliyoni. Aho nta muntu utabigira akazi. Maze nahava kubera ko waguze ya saro ya miliyoni 5 n'igice igushyize kuri pressure ukamuguza amafaranga. We waramusuye usanga afite wenda saro ya miliyoni 2. Iyo niciriritse. Noneho ugiye kumuguza azajya asigara kubwira ngo ntayo, noneho numara kugenda kubwira ngo none se kufite saro ihenze nawe ahubwo ngurize. So rero naringiye kubwira abantu bari gutegura ibirori nkuko twabivugaga, byari kuri pressure ariko pressure itagushyira mu kangaratete. Ahubwo ukora ibintu. Erega uyu munsi ushobora gufata iyo miliyoni 2 hanyuma nyuma y'umwaka umwe kuko ntiwigize wakinguzanyo ukabona ya mafaranga ya yindi ya miliyoni 2 ukayikuramo ugashyiramo 5 washakaga kandi bitagushyize kuri pressure. Ikindi cya kabiri, hari umuntu nigize numva avuga ikintu gikomeye. Umuntu tubare ubwo turi kuvuga kuri babandi b'ibirori bari gutegura ibyiza, akavuga ati rero ubwo tugiye kugura ya saro ya miliyoni 5 n'igice, ntabwo turi buyizane gusa, tugomba no gutegura ibirori byo gutaha inzu yacu. Mu mutima ntabwo harimo ko tugiye gukora ibirori, ahubwo harimo yuko abantu bari buze hehe mu birori bagomba kureba muri saro bagataha bavuga atayeba iyo yebabonye niyo ndi kubabaza. Ibyo birori ntago byabera hanze ariko baretse gato ntago turi kubabuza competition. Oya, kuko hatari competition nitwakora. Ariko competition ya pressure nimbi. Competition ishoboka niyo dushaka. Nubango niyo bidashoboka. Ufite miliyoni 200. Ariko ikibazo wowe urimo kujya muri competition gusigara muri danger. Umva icyo naringiye kuvuga. Ufite miliyoni 200. Kuramo 100 uzirye nta kibazo. Ariko basi izindi 100 ze kuri. Akuzi kuki ushaka kurya miliyoni 200 kandi ukazimara. Wirya nk'umuntu udafite ejo hazaza. Hari umuntu uvuga ngo ndiko kureba nkakwibwira. Nakubonye nakwibwira. Ayiwe. Nakubonye nakwibwira. Abantu bazadukubita kubera ko twababujije kwikorera party. Ngo ndikubona ngo oya nge se nababujije. Ahubwo twebwe ikintu turi kuvuga hano impamvu twicaye hano. Turi kubabwira ngo amafaranga yawe ufite gerageza ntago turi kukurusha ubwenge urusha nyiramwana ibibazo ashaka kumurya, ahubwo mu dufaranga bifite ratari kuno nese ntago zitwara igihe. Reka ngubaze mu rugero, umuhanzi si umuzi. Yego. Impamvu bita umuntu umuhanzi nuko beraka bayandika. Yego. Ibihangano runaka. Noneho buri umuhanzi atabonye umuntu umufasha ngo bya bihangano bye bimenyekane, yazapfanira yanganzo. Byaguma muri we. None se nuko kubera icyo umuhanzi yandika akabura ubushobozi. Nyine nabwo bafite. Ariko hari umuntu ufite ubushobozi afite nubu turi kuvuga. Nukuvuga ngo wowe ufite amafaranga kandi nayawe. Ufite impano kandi ni yawe. Ufite ibihangano babyandika ni byinshi. Ufite amafaranga ufite ni menshi. Turi kuvuga ngo nyamara muri amafaranga yawe ufite ushobora kubigenza gutya bikakugenderekera gutya. Iyo ni nama turi kuguha. Umuhanzi muri ibyo bihangano byawe ufite ushobora kuguha amafaranga wabishyira ahantu hagiye hatandukanye ibyo bintu bikagutunga. Nicyo ntabwo turimo kuvuga. Ntabwo turi kuvuga ngo hari ukuntu umuntu afite ibintu runaka ukaba wumva ko ufite ibitekerezo bihagije byo kumanaginga ibintu byawe, ariko uracyakeneye inama, uracyakeneye abandi bantu, uracyakeneye ibindi bintu. Uwo muntu yera kuri level yo kuvuga ngo ngiye ngo ngezaho numva ibintu byose mbitekereza neza, urarwaye. Ibyo ngibyo ngiye ngo nakubivuga, arwaye kabisa. Nta muntu n'umwe wicara ngatekereza neza. Iyo abayicara gatekereza neza ntabwo twajya twumva ngo hano runaka ngo habereye inama abayobozi bakomeye ngo abayobozi ngo bicaye barahura. Nta muntu umwe wakwicara akabashyigeza abandi igitekerezo akora ibyo abonye. Ariko gucyekenera abandi bantu ngo bicare bahuze ibitekerezo yabiya bikenewe. Nawe twari turi hano, ntabwo turi hano ngo tukubuze kwishima, kandi umuntu wese utishima mana yanjye nta muntu waguha ibyishimo, ahubwo mu bushobozi bwose gerageza wishima ariko saving. Kandi reka mbagira inama, beta wakishima mu mafaranga ari munsi ya saving yawe.
ya ikindi reka tugerageze 200 ufite ishime 80 ntacyo bitwaye ibyo nta kibazo ariko ijana kwishima ibyishimo bihoraho twikumva ngo dukore kimwe twumve ko kibirangije no afazar twishime bihoraho kandi kwishima bihoraho gake gake wavuze ngo wenda uyu munsi tuzishima gutya ejo twishime gutya hari umuntu uvuga wa undi uvuga ngo ni bya binini natangiye mvuga ngo hari abantu babayeho bavuga ngo ngewe icyo mbara nicyo nariye uyu munsi nicyo cyanjye nibyo bavugaga mu nibyo navuga ugasanga niyo myumvire afite ariko nubwo uyu munsi wewe wikumva ko ari wewe wenyine uzagerageza n'ejo hazaza utazi nubu udahari hazafasha abandi kandi nta kintu bitwaye umutima mwiza wo kumva yuko kandi nawe wibuka yuko abura hari abantu benshi twese tubayeho mu bitekerezo by'abandi bantu barangiye batagihari bavuye muri ubu buzima yes so rero muri rusange nka Elifam Media twavugaga ngo turi mu bihe byo kwishima mu bihe by'ibirori ariko muri rusange tugerageze tubikore mu buryo bwituze kandi mu buryo butanga amahoro yaba amahoro kuri we wabiteguye kandi nongere ngira inama abafite bwa bushobozi mugerageze mwishime mukoreshe bwa bushobozi nanone kuba ufite ubushobozi ntiwishime nguri ngo umutsingo kurya inyongo ngo reka ngo ushobora kureba nabi ngejo bigapfa ntabwo ari byo ariko ngenda cyangwa wifata 300 ngurya 220 oya ntabwo ari usigeze 80 ngo na saving ruta 80 none se nibitaruta 80 kuki tari yo wariye ntabwo ari byo gerageza mu mafaranga wariye abe nibura ari musi ya saving nubwo yaba ari musi y'igiceri ariko bari musi ya saving yawe kuko ejo ushobora kongera gukinira ngayo nibura usigaze twatundi wasigaje inyuma sibyo ikindi ariko ngiye reka mbwe ariko reka mbaze mwabakirema ugasanga umuntu ngo yabaye self actualization ngo ntabwo ashobora ngo na competition arimo ngo y'amakote ngo na competition ngo yimyenda ngo ngiye cyambere ngo mfite ibiceri ngo mfite imodoka yanjye ugasanga imodoka ye nijya yoga ngo afite ngo ngiye ngo mfite inganda ngo wa muturage we niki kintu cyatumye mwihaga mukine ugasanga umuntu agirika hari umukirenzi nayo ni depression hari umukirenzi no mukirenzi afite ngiye mubona aho afite ikabutura imwe nakandi gakabutura kanajya ajyambara amakabutura n'inkweto za Express no mu gitondo ese ahora muri siporo n'umupira umwe n'ubugugu afite ibintu kandi wasanga buriya mu rugo buriya abayafashe breakfast izina ry'Imana n'umukire nawe bibonye kubera ko n'abakozi abakoresha turaturanye abahemba neza rwose ariko nukuri narumiwe ahora mwe ngo no kugira ngo usenguranse ngo nambaye kabutura imwe wowe ibyo nunzura bifite akoseka nkubaze kuko uhora usurcyo oya nanone aho ngaho byaba ari ikibazo izina ry'Imana ngo yango kwambara ngo nta kintu bivuze yes nta kintu bivuze ni kuri kubyumva ariko nibura niba ufite n'ukuntu ugaragara mu bantu sa nabyo niba uri umukire mera nkabyo nese kuki ugira hano bakakwibeshyaho hari umuntu ungemura nawe bakamwambura umuntu ngafite amataje uburyo ushobora no kumukandagira urubuntu ngo akumva ngo nibyo bintu byiza no kwicisha bugufi se ngo nkunda kugera hano bakanyoberwa ubwo si byo byaba bikumariye iki aya ntago ari byo ambara neza ibyo nanone byaba ari ukwisondeka ugasanga sha wenda tubara urugero ni umuryango bafite ubushobozi bwinshi mana yanjye ibyo bintu urabivuze numva biranambabaje ugasanga abana b'umuryango twahereye ku bana wenda cyangwa se ku bantu bagifite ubushobozi bwo kwiyubaka tubagira inama y'uburyo bakwiriye kugenda gake baniyubaka ariko abantu barangije kwiyubaka ugasanga abana babo bahorana ibyifuzo tubare nk'umwana ari kwifuza ngo ntabona wenda biswi ntabona wenda ugasanga mu rugo ntajya arya imbuto kandi bafite ngo imbuto zikise ngo njye nari imbuto ibi byanara oya nukuri nanone ku bantu bafite ubushobozi mwige kubaho neza murateta turashaka imbuto atazagira icyana kibyuka kinyabira mu matwi yarangiza umukire nibyo His Excellency yavuze ejo bundi ati umutindi umuntu w'umukire nawe umutindi umutindi ni umuntu uhora yumva atagirira ibyiza abandi kuko mu by'ukuri urumva ibintu ubwo baranabyoroheje basigaye bitwaza nk'abana bakabaka ibyo kurya byiza ngo yanga ibintu byo mu nganda ngo bisigaye bitera uburwayi ngo reka twigumire ngo ku bishyimbo n'ibijumba ngo nibyo byiza oya niba umwana bikeneye cyangwa se wenda umupatina wawe abikeneye nabyo si bibi kuko ababirya nabo ntibapfuye ngo mfite umugore ngo niba ari umusazi nagareba imishinga amafite
ntago areba ko turi kubaka ama business akomeye ngo ariko ngo akeneye izindi nkweto za kabiri arazikeneye pe. Oya niba zikeneye agomba kujya mu birori agomba kugaragara nyine uwo nk'umugore twagiriye inama ni wa wundi ushobora kuzikenera azi ko ubushobozi budahari bikamushyira kuri pressure. Ariko wowe ufite ubushobozi wagerageje ugasa neza ukabyara we so rero reka ngo njyewe ngo ariko ngo ibyo bintu ngo mwihaye byo kujya kogesha imodoka ngo buri gihe nabiki nirengagije ngo ko nciye mu cyondo mukanya umva we ngo nihagira umuntu mbona kandi se shakoza imodoka nangaye ngo nihagira umuntu sanga hari aho bayogereza 5 wenda bagwenda bakaguca 20 abana baye yanze kujya kogesha imodoka nkameze ngangaye umwaka wenda gushira akajya avuga ngo yango ni ngo umuntu nancaho ngo namuga atewe ngo hano hepfari hari icyondo ngo niho nciye kwizina ry'Imana hora agenda atyo imodoka yisana bise man imodoka yukisana ngo ahantu mvuye kandi oya we hari abakire babayeho nabi ngo hari n'abagera korogate korogate nibiki yo kwiborosa ngo hari n'abayigira bayigera gace akajya agukandira no munyo we akamabwiza ko oya iyo mibereho yo ntago ari myiza akamabwire mwabakire mwe mufite amafaranga gerageza ubeho nkuko ubuzima bwawe bukugaragarira urugero ufite ibintu runaka byiza bikoreshe isa nabyo muri make uko muri buri wese n'imbaraga ze agenda garagara gutyo rwose uko zimeze none se niba ufite ibintu wowe ngo ni wahindura inkweto ngibyo ngo ariko ndahindura inkweto ninde undusha amafaranga ayo mafaranga nta kibazo ari kwambara neza use neza nibura n'umubiri wawe uvuga ati ubuzima Imana amaye umugisha narari umubiri wanjye wagenze gutya byagenze gutya ibyo ngibyo bishimire n'Imana ariko uzashima Imana gutohora mu ikote rimwe abantu bazabatewe kandi ufite ubushobozi bwo kuba wagura iyo bifite ubwo rero biraza kudusanganira kuri wa muntu afite busheri cyangwa se aho bacururiza inyama ariko abana be cyangwa se urugo rwe rurya inyama kuri Noheri no ku Bunani hanyuma buri munsi abandi barazigura bireba kandi abazigura bari hasi ye wafashe ikiro kimwe se ugashyira abana basi rimwe mu cyumweru none nibyo navuze kare sinabitindaho ufite butike wenda ucuruza wenda turiya tuji ariko nago mbamamarije ariko ntacyo twasana abana baradukunda uraducuruza ariko umwana wawe ntazi uburyo karyoha koramo kamwe ukimuhe twose ntakagure ukoramo fata amafaranga yawe niba kagura ngahe kagure mu iduka ryawe yashyiremo uhereze umwana ubundi niko bimera inyama fata amafaranga 1000 bingahe by'ikiro uyahereze uri muri busheri ujyanira abana nuko gahunda zazimeze nawe wofata erega ko umuntu afite business uzi ngo nukujya gufatamo nukugura aragura byo naryo ni isomo donc agure yiyishyure ashyiremo apana gukuramo ntabwo ari gukuramo kuko uyikuyemo usanga inyungu nayihari kuko ntabwo barabibaje gutyo dusoze tujye mu birori ndumva nshaka kujya mu kirori uyu munsi mfite ikirori ahantu hari ahantu nabonye abantu baba DJ baraza gucurangira ndaza kujyayo mfite ikirori cyagura umushawa niyo mpamvu wumvaga mbivuga kare ariko amafaranga twatanze tuzarya kimwe cya kabiri ndashaka kugira ngo ejo bundi tuza kugaruka ku kintu kimeze gutya ndashaka kugenda ucakira ubushakashatsi kuri ibyo gura umushawa na bridal shower ni ikintu kitwa gutera ivi mufite ikihe kibazo abantu b'abagabo n'abagore ngo gutera ivi ni ikibazo byabaye ikibazo muri societe icyo kintu tuzakivugeho nta kibazo turabashimiye rero abantu badukurikiye naringiye kuvuga intu ugasanga umuntu agiye kuri pressure nyine kubera ko abandi bateye ivi wenda bari ku kivu nawe arashaka kujya yagenda muri bwa bwato bishyura ya mifaranga urumva ugasanga rero byamushyize kuri pressure so reka dusoze reka nkubaze wavuze ngo hari umuntu w'Genes Comedy ubuze ngo njye nibagirwa cyane hayiwe bikora vuba tunasoza muri Genes Comedy ejo bundi mbona umuntu baramuhagurukije baramuzanye imbere baramubaje bati rero tugiye kukubaza nk'umunyarwandakazi ugiye kutubwira ibintu bikurikira igihugu urakizi ati ndakizi ugiye kutubwira rero idarapo ry'igihugu utubwire ibirigize bana we biramunanira amabara baramukopeje urumva kuvuga ko harimo izuba baramukopeje reka nkubwire noneho mpita nibuka ko gukunda igihugu twavuze niba ukunda igihugu ugomba no kumenya n'ibirango by'igihugu cyane ugomba no kumenya uzi ko mu kintu cya mbere abashakashatsi bavuze ko kuba ukunda igihugu ugomba no kuba ufite indangamuntu ahubwo ibintu bisekeje reka mbabwire nanone hose namuteriwe hari umuntu utamenyereye kuvugira mu ruhame
ku buryo ushaka kumuhagurutsa ibintu byose akabyibagirwa n'ukuri aho ntabwo ndi buze kumutera amabuye n'ukuri yari yabyibagiwe hari aho yashaka guhagarara imbere y'abantu bareba bagahita bati muri kupazice gasubiramo none se nzi ko ese ubwo niba amabara y'idarapo byaranze none se naguzi ko muri bara ryaba risobanuye iki noneho ibyo byo ni ibindi reba nko mu ishuri hari umwana uba utuje utajya umanika ukuboko yego hakaba hari n'uwundi umanika ariko atabizi afite confidence yo guhaguruka akavuga ibyo abonye noneho hari uwundi uba utuje byose guhora avugira mu bantu ntabwo abikunda ariko wamubwira ngo haguruka ukumva ikintu agize ute arakiza ariko nabwo ugasanga bishatse kumucanga wamubwira ngo byandika hano wajya kureba urupapuro ugasanga yabikoze abantu ntabwo wamuseka kuko nawe aryo bashaka gutungura ngo haguruka uvuga ibi ukabata ariko ubundi bintu nzi nibyo oya mugerageze mumenye ibirango by'igihugu mumenye icyo bisobanura ikindi abantu batuye mu mijyi ahantu batuye mu mijyi yaba Kigali yaba Rubavu yaba Musanze yaba Rwamagana mugerageza abantu muhari mumenye n'imidugudu mutuyemo ingo we mumenye akagari mutuyemo kugira ngo umuntu bamubaze yagiye wenda kuri banke cyangwa se yagiye wenda kubikuza nk'amadolari abantu benshi ntabwo i Kigali ho ntabwo babizi none ibaze barakubwiye wenda ugiye kubikuza amadolari barakubaje ngo tubwire igikorwa remezo kiri hafi n'umudugudu utuyemo agahita ahamagara ngo harya ngo nyibutse n'umukuru w'umudugudu atamuzi abanyakigali abanyarubavu Musanze mumenye imidugudu mumenye utugari mumenye ikindi rwose urubyiruko waretse gato urubyiruko mwakoze umuganda koko umuganda rusange mwakoze umuganda mwarubyiruko ibyo byose biratuma dutera imbere mwakoze umuganda koko ibi tuzabivuga ku muganda rusange ugasanga abantu bariryamiye ngo ni umunsi wo kuruhuka ejo bundi ngiye nagiye mu muganda nagize agahinda ni ngewe urubyiruko rwari rurimo ntabwo ari byo uzi ko gitifu arinda guhamagara abantu kuri telefone oya reka dukore umuganda ibyo byose birubaka igihugu cyane rero nari nshatse kuvuga ngo tugerageze tube smart cyangwa se dutere n'imbere muri byose bizatuma turushaho gukoresha umutungo wacu neza tugende ku Gisenyi tugende ku mazi tugende dukora ibirori ariko twibuka yuko ejo hazaza hategereje twebwe hanategereje abacu bazadukomoka ciao mukore subscribe like comment and share on Elfa Media. We love you so much. Thank you.